kizisi ariko ijambo ry'Imana ariko Kristo itangaza umva gukije kumva neza yapfuye. Rero nagiraga ngo babwire abantu batarataha kugira ngo sinzi ko ejo naho nari kuvuga nari nanazibye n'amatwi sinari kubumva neza n'ubusa ariko ko ubwire gusa nuko abantu baravuze ngo uyu munsi bahagarike igitaramo hanyuma ngo ibintu bizakomeza, ariko nje sikunze ko bahagarika igitaramo kugira ngo mudusengere. Bari badusengeye numva akantu kaje ko mu mutima, ariko ubu nyine ho nushe mfite imbaraga. Kwikanga nzanikanga cyane buri gihe. Ikintu nshaka ko mudusengera n'uwo muryango haba utuze tungura kuva kera w'umwana. Noneho jewe data yapfuye ndi umwana muto, ni uwa mbere segondera nije umwana we w'imfura, abandi bose ari ababebe kandi twarakundana cyane. Ababizi pasiteri wanje na Skiri Gisesi twarakundana cyane, anyigisha gusenga nkiri umwana, turabana no muri korali tukajana mu ivugabutumwa, twagera mu ivugabutumwa nagiye mutwajije ishakoshi akambwira ngo uri ndamara amashaka ukaturirimba tukaririmba mu gitera. Kiri umwana mutoya aranyigisha gusenga arangije arapfa, kandi nari nzi ngo data piyopfa habe n'ubwo horike ubuce data apfa ndi mu wa mbere, nigaga muri segonderi mu wa mbere. Ndibuka nabonye Ruboneka hano, yari inshuti yacu kandi yari inshuti ya papa, niwe wajanye ku ishuri na Ishara. Aragenda bahageze kuri Noheli data arapfa, kandi data yari umuhanuzi. Noneho ndikanga ndabona nzorira data kugeza mu buzima bwanje bwose. Ndamuririra karira data, ariko ndavuga ngo nzarera aba bana barumuna banje, kubera kuko sinzi ukuntu ushatse kuvuga ibintu kugira ngo bakomeze. Sinzi niba mushaka kugenda, kuko papa yari yarambwiye ngo urida mwana wanje niwe mwana wanje w'imfura, kandi umugabo wawe asereka kwato kiri mu wa gatatu primaire. Ico gihe twafatanye n'umugabo wanjye, arambwira ngo azakurera ngo anderere abana ngo kandi n'umwana wanje ngo kandi ico nkubwiye ngo kubera kuko data yari umutunzi, ngo kubera kuko ngo ari umwana wanje batazavuga ngo bagendeye gusa, bazazana inkimo hanyuma ngo uheze intazanje zose n'umwana wanje se bikamera mu bana, kandi ibirori bizabera iwanje, hanyuma mubone kuja iwanyu ariko mugaruke muri abana banje. Aramutumira araza, yari umwana we akaza gusomesha akamuhira Minerva. Ngeze hagati ndwara amaso ndaho turamanuka, data bagenda njiburu tuyake uwaje kudutega umuzee wanje sereka, turagenda dushiburu azi ko mpumye. Ni ibintu byatuye ujana mu amaso, turagenda turagaruka tuje iwabo hari mukuru we yabaga kuri Kajumvira, uyu muzehe upfuye. Hanyuma tubayo turaza turashakana igihe kigeze, ariko isezerano yamubwiye
aba ari byo akora, arera abana, aranshimisha. Arambwira nawe ngo ashike data yarapfuye, arambwira ngo Orida ntabwo uri mushiki wawe, ntabwo uri umugore wanje, ntabwo ndi musaza wawe, ndi papa, ndi mama, ndi ibiki byose. Ko niko twakundanaga kandi byose yarabikoze. Ararera abana babaho data yasize bafite indabutabazi. Ko ndashaka muje kuvuga gatoya gusa kuri Kaneza, ariko mpereye aho ngaho nabyo ko ndabicamo. Bizimana abaho turamushingira, umugabo wanje ari uzi ubashingira, aba bose nibo babashingiye. Iyo bazaga bamwitaga bose papa, aba bakobwa niko bazamwita bose, bamwitaga papa. Twese naje nari umuzeyi wabo, amaze mama akunda umugabo wanje, barakundana cyane kubera kuko yamurereye abantu. Bukeye mama arapfa, nikanga, afata arwaye. Icyo nibyo nsinarye kuba afata arwaye, yaje kudutaramira. Nari twite inda, ibibazo ndashaka ko buri bibazo nza kubona. Twite inda y'umwana wabuca mu gitondo, mama arapfa arwaye, ndikanga cyane, ndikanga nabyo mba muri koma. Biragera hatarashira umwaka, Bizimana apfa tungu. Iho nari naho kandi hari hashize umwaka nabiza abo bwana bose burangana umwaka n'amezi 2 kabyaro. Mfite inda kandi kuriwe, barambwira ngo Bizimana arapfuye. Bizimana nagazangira urugo tukajana mu isoko. Yari umuntu wakoraga ibintu byinshi, kanga no kumusiga mu isoko, tukaremana isoko kugeza igihe nimba ataha nijoro tugatahana nijoro. Taho Bizimana yagazaje tutari, ariko yamubwira ko arapfa ndataha. Naho kandi nari ntwite, naho dasonja muri poma. Icyo gihe umwana nari ntwite ariko aje gusohoka gutya, abantu bari kure, umwana yari aje gusohoka, inda igakubita, bakabona neza umwana agiye gusohoka mu kanwa kanjye. Naho na iminsi 2 Bizimana we nzakuririra meze gutya, ndamuririra. Ariko ubu Kristo ni gitanga. Habayeho umunsi umwe numva indirimbo ivuga ngo, iyi ndirimbo bamaze kuririmba aravuga ngo, ivuze ngo umumenyi yo ngo si ibwami, ni ibwami mu ijuru, ngo ntabwo ari ikuzimu mu mva. Kandi numva ariko arabuzi igisindo kinini, mbona ari muremure, mbona Bizimana kuva uwo munsi agahinda karashira. Turaza turataha mu Rwanda, ndabasiga mbabara gusa, ndabwira mutabazi ngwino abasigaye. Ariko numva hari ikintu gicitse kugeza na n'ubu muri kwa kundi yaririmbaga niko nza mubona. Ibyo birasha buri gihe cyose impfu zatungurana kubera ko umutima wanje sinzi yuba nkabukundi ngahera mu mbabarire. Nagiraga ngo mbabwire ngo Kaneza yemwe muri abo mwana w'umuhungu kuriya hayaseka, niko ntakanwa kawe tukazagafata, ni kuriya gusa azaseka kandi agasa nabo bose. Nawe yamamera nka papa, amera nka musaza wanje, amera nk'umugabo wanje. Kaneza mureba umwana w'uruhinja sinорya, yagaza agenda kumusasira ku gitanda ngo reka ndebe ko washashe neza, akansasira neza.
agafata amaguru yanjye nawe nicaye ngo zanamuza amaguru, akanyoza amaguru akamasa. N'ejo bundi yashitana akaguma ngo tugende mbanze nje kukogesha amenyo. Kaneza yizeye Imana, baratubwiye ngo dusingire ngo ibiri imbere ngo izo Kristo yagize ate yadufatiye ngo twibagirwe n'ibindi biri inyuma. Ntabwo namenya ko nakwibagirwa Kaneza, ariko kubera ijambo ry'Imana. Kandi baratubwiye ngo nta bindi gatuzarurwa ngo imibabaro niyo tuzahemberwa. Sinari nzi ko uyu munsi wa none ko Kaneza yashobora kunsiga kuko se yansize, kubera kuko ni umunyamabanga wanje, ni umutima wanje, namuririye, ariko kubera ijambo ry'Imana nzi ko Kaneza ari umuntu wacaga bugufi, ni umuntu uzuca bugufi, ni umuntu uza wigira. Kandi wakumureba dore impamvu mubona kuri kikaba kidere k'ikintu k'icyubahiro, akagenda neza, data akagenda neza, ariko guca bugufi, agaca bugufi, tukora twese tukibaza. Kandi umuntu wari wese ni inshuti ya Kaneza, amaze agakora mu ibanga. Ntaza akunda ko umuntu yomushimira, ntiyokunda ko hari ubimenya ko yatanze. Kaneza none ijambo ry'Imana riravuze ndahagurutse, ariko ijambo ni igitangaza. Tugiye gushika, twari mu ndege tugiye gushika Istanbul, mbega twari tugiye kuhagera, haba umuyaga mwinshi, twari dukoze haba umuyaga mwinshi, baravuga kabisa ngo dufunge imikaba tugeraho. Noneho ngo arangize nari bicaranye na minyone sama n'ihumuje mwase n'umuntu wumije ndabikangura ngo minyone ngo mbonye Sofoni. Kandi hano kuko sinari nsinziriye, Sofoni araje arandamukije arampoye. Umuntu wapfuye ko bazavuga ngo yaguhobeye nawe ubwiye gute, ntarampombeye turanamukanije ambaza n'amakuru. Ati mama turapfuye, ati turapfuye, ati rero ni wowe upfuye, kera wowe urapfuye, ariko ntarampombeye ambajije n'amakuru. Hiriya muri Amerika nabwiye Bisengo, ndamubwira ngo se uzatume nkumbuye gutarama, uzatumiza abavuga butumwa, numara tugira igiterane, tuzoja kugira ubukwe dufite igiterane, abavuga butumwa kazamubwira abavuga butumwa zoza abwira tugira igiterane. None mbonye iki giterane ndarumbirwa, ese ni iki giterane ariko kandi ngo dushike hano noneho dusanga papa wacu nawe hariya yarangije, tuja mu biriyo, tuza mu bukwe dukora vuba, hanyuma tubura umwanya wose. Twasenze umunsi umwe nibwo twasenze turavuga kuko twese tuwaje Kaneza iwareye Kaneza mu kwizera Kaneza zawe dusenga Imana yaratira, dusenga Imana tuzaboneka neza. Twagize umunsi umwe gusa wenyine wo gusenga, twese turaterana turasenga. Turavuga dusenga Kaneza ibintu byo gutungurana, habe no kuruha ngo atubwire kwaza wamare yashitse hano kuwa gatatu, yashitse mu gitondo kuwa gatatu saa munani mugiye guca. Naho umukobwa wacu mukuru niwe wadutekera uko dutekera neza,
ngo arangize aravuga ngo reka tahe nawe ufite ubukwe twese twako twitegura ubukwe bwiwe. Ati jewe sinzaba mu bukwe bwa nyuma mbaye muri ubu ngubu ariko ndagiye tutegera. Aragenda ngo agere hariya haruguru twese tumwerekeje bose baramubwira ngo wagarutse kuba tekeye abantu ngo bagahaga ugaruka tumutegera indege. Aragaruka nawe kugira ngo usanga aboneka neza. Aragaruka ngo agere hano ntibashoka bamukatira indege nuko barisinzira ngo ruce baramukatiye babona iyo kuwa kane mu gitondo saa 3 ayanga ngo yaragenda. Naho ubwo ngubwo bayimukatiye ngo kuwa kane aragenda agera ku kibuga ngo ashike bati ntiyabaye confirm kandi bayikase amafaranga bayatwaye. Aragaruka ngo arangize barasubira barayireka barayikasoringa bakatisha yo kuwa kane batari saa 3 wawe mu rukerera saa 8 tubona Kaneza aradutuka. Yo Kaneza yamasa gutya twese tutabizi atatubwiye twama tubona gusarisha ngo yinjire twese baravuze bakaza bagenda yabwiye gusashe karaga ucuba atubabuze kuntega ku kibuga cy'indege abandi bose tukabwiye tuyatubwiye. Ashera araza akazagenda abyutsa abantu mu zumba abandi bari aho bari baryamye akubwira ngo ni muze hano kuko twese turamukunda. Iyo avuze twese tuza duseka tugaseka niwe uzi dusetsa ngo arangize agera tuzutsa twese niki cyabaye ngo ni muze hano mwe nawe Kaneza asigaye. Yo ngo mzuke gutya ngo Kaneza ndavuga narasinze nijo washitse asimbira hano ku jose ndavuga ngo Imana ishimwe ko Kaneza agasiba iminsi 3 musaje kutwiyereka gusa ko nyine agasiba umunsi w'ubukwe no kuwa mbere kuwa kabiri Kaneza agapfa. nari nzamutse ngase hariya haruguru nari ngiye mu bukwe bwo kwa Musanga. Umuntu arampamagara ati nje muri none mu bive niki kibaye ngo Kaneza arapfuye ko turabira kuko tubabonye twarize se twarize uko turirisha ko turababona tukarira jewe ndakunda ngo mube hano mutubwire ijambo ry'Imana. Umuntu wese nazazaza muza mutuke hano muhamuririmba gusa muririmba mutuke ijambo ry'Imana ndamurike kandi ico mudusabire zino n'ibiki. Simbabuye ko nari ngifite imyaka 10 n'ingana ari imfuzi tungurana gusa kugeza na none ico kintu n'ikintu nibashije ndozese araho nagiye araho navuye twabaye twicaye gutya twamatuna ngo Samuel arapfuye ngo twicara ngo Yonasi arapfuye. Ese ibi ni ibiki rero musengerizo ese Imana zo zihagarika impfu zo gutungurana zikazaza nono hari igihe gutya nogira gutya naje nk'uno nubwo nitanze nkagenda ntavuze buri gice cyose n'uje niko nzana ariko ijambo ry'Imana riravuze kubera kuko nizi kuko data yisasi ijambo ry'Imana ni umuntu mwiza tagira iki n'ukuri mbabwije ukuri n'abantu bose bamuzi Kaneza ikintu cyose uzamubwira gusa akavuga ngo nta kibazo gusa bamubwira nta kibazo aza yishima. Ni umuntu w'amahoro ni umuntu ushaka kunyubahisha akanyubahisha yaje agatanga iyo ntazi yamara izindi akazitanga mama bose ntabwo wishime bakirana utange akapeza kandi ariwe yatanze ngo namve amaboko gusa nyaheza undi muntu. Kaneza we ni umuntu mwiza. Kaneza mbuze Kaneza ni ukumukumbura banzureke ni ukumukumbura tuzamukumbura ariko tuzeyagiye kuko yarazi ijambo ry'Imana. Duherutse turi muri Amerika umunsi umwe
sinagaze ryama umwana yari yaranteye igishika aza sohoka nkamusikane ugiye he kane ugiye ndaje mama ndaje yaje ku kazi ngahamagara kugeza agarutse kabaza ngo se uri hehe ngo ndaje mama ndaje ngahora kuri telefone ndaje mama none umunsi umwe ndambwira kane wagiye hehe ngo nagiye mu gitaro sinzi abantu bari baje baririmba arambwira ngo nari maze iminsi myinshi akaza anyohereza video ngo reba ngo nahuye n'abantu ngo yatwayeho ngo nahuye n'abantu barambwira ngo nimbajana mu giterane azayobora abantu azafasha abantu muri Amerika azahantu hehe arambwira ngo nimbajana mu giterane ati profitiramo nanje ndije amaze ndanezerwa nari maze iminsi ntishima akaza anyohereza amavideo gusa ari mu giterane twaje Kaneza sinamuvuga nzomuvuga ariko nagiraga ngo mbabwire ngo mwebwe mutataha muza mwita kandi umuntu wese nimuzoza mumpamagara hano nzansanga muvuga ijambo ry'Imana nabonye abantu ndavuga ngo uriya yavuga nuko bose nguriya yavuga sinababwiye nabwiye umwana umwe umuntu tutinze kuva ndambwira ngo Jori twizere Imana tuzosanga Kaneza uko warubonye avuga ngo tuzoreke gusanga Kaneza umuntu wese yizere tuzobone Kaneza wacu turabukunda kandi namwe turabakunda mwaje kudufasha ariko muri inshuti nziza umuntu wese nabonye namukunze kandi umuntu wese avuga ijambo uzoza ubwira ijambo ryo muri Bibiliya yo kuduhumuriza azayivuge mudutaramire tuzageza Kaneza tumuvukishe Imana rero Imana ibagirire neza kandi Imana ibaheze umugisha dada yidisa igihe cyose barumpumuriza ukundisha nageze n'indiwe ukundisha na umenyesha n'abana banyu bose ndabazi na nshuti zaje nakubonye ndarira ntakundi kuri navuze ngo izi nshuti zitatabaye ku munsi mukuru wa Kaneza mwese muvuge ijambo ry'Imana kandi musenge kandi mwizere iki kintu cya Kaneza gifashe benshi kandi gikura abantu benshi twizere Imana kuko twese urupfu narusuzugura nta rupfu rwo kwica Kaneza ntiyagaza rwara Kaneza yari umuntu ukomeye ukora ibintu byose ariko urupfu ngo rujanye Kaneza asize abana biwe asize abana bashiki biwe ariko Imana ibagirire neza kandi murakoze ndasaba Imana narayizimuriye ndituka nisabira kuvaho musaba Imana icyatumye itubabaza kano kageni Imana ibabarire namwe bana banjye mumbabarire bageze ubwo baza kunkomeza ari njye bakagombye kubakomeza kugeza ubwo Asheri yari maze akambwira bati muyomba reka ati hari amakuru ushaka kubwira ariko mbere yuko nkubwira amakuru ndabanza ubanza urye naje kurya nkabona kubwira kurya ku rupfu rwa Kaneza ntabyo niba aya makuru yihoreze kubera ko Kaneza yatabarutse ari hano mu gihugu nari nagiye i Bugande njyewe aho nari ndi nkabona abantu barimo barandeba ndibambwira abandi bose babimenye barampisha na telefone nari mfite network ntari ihari baza kumbwira nyuma abantu bose babimenye nza rero inzira yose nta makuru mfite ngarano saa 8 za nijoro usanga hari uborogo mbura umbwira amakuru Asheri arambwira bati bukeye nyuma y'iminsi 2
ndakubwira amakuru ariko banza urye, kugeza ubwo akazana ibiryo akanamika, akampobera, akansomagura, yamara kunsomagura akamba ibiryo bati ngaho rye, akazana ibiryo akadandamika, tuyashiye kurandamika nk'ubwo k'umwana, bati nutarya aya makuru ntayakubwira, kuko nashakaga kumenya amakuru y'urupfu rwa Kaneza. Mana mumbabarire, mbasabye imbabazi, mumbabarire. Hanyuma ikindi, Kaneza yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane, hari kuwa gatatu. Ni njyewe na mama na Orita batatu twamuteruye avuka. Muri abantu bose ni njyewe wateruye Kaneza na mama Mutesi na Orita. Orita yari abyariye Maranda, barambwira ngo Orita yabyaye kuri izo tariki, hari ku munsi 87. Hanyuma Kaneza bavutse muri centre de santé ari abana batandatu. Nibyo ngira ngo abana batanu bose barapfa ako kanya. Muri icyo gitondo hapfutse abana batandatu, abana batanu barapfa, asigara Kaneza. Umuganga wari hari umuforomokazi ngo ni wabaga i Maranda, ngo ni Tereza aratubwira bati abana bashize hano mu bitaro, nimuterure uwo mwana mu mujyana. Nuko twahise duterura Kaneza na Orida na mama tuva i Maranda turataha tujya mu Kamombo. Kaneza kamaze amasaha make akavutse. Yemewe twahuye n'ibibazo bikomeye, twahuye. Kaneza ntiyari Kaneza. Kaneza ari data arapfuye, ariko data azukira muri Kaneza. Uko mama we yamuvuze nuko. Kaneza yari Sebikamiro, yari umugabo wa nyina, ariko Kaneza yari n'umugore wa nyina. Ibyo nabyo ntimushobora kubyumva. Ibyo nyina yashakaga byose nk'umugabo mu rugo w'umupfakazi, Kaneza yabimukorera. Kaneza yagusasira nyina, akamukanda ibirenge, Kaneza akamutamika, Kaneza akamumasa ku birenge no ku bitugu. Kaneza agaca bugufi, Kaneza agaceceka, akavuga amagambo make. Kuwa gatanu yageze hano, kuwa gatatu yirirwa hano, kuwa kane. Kuwa gatanu nza kumureba, arambwira bati muyomba duhurire mu mujyi. Azana amafaranga menshi, yari afite amafaranga menshi, ayaha mama. Arambwira ati mama akira amafaranga, ati noneho uyu ni musaza wawe, mwambike. Abari mu bintu barumuna bawe bambike. Ati na Mukamuyomba ntiyaje, nawe mwambike. Atari njyewe simbikora, wowe ubikore. Agaha mama hano, uyu Orita ni mama, ni data, ni byose. Kaneza tugeza saa 7 za nijoro turi mu mujyi wa Kigali. Aja kwiyogoshesha, aragaruka, turarya, kandi akatuburira umwanya. Kaneza twashaka kuganira, akajya akomeza gusa kuduhuzenza, ariko aduhuzenza, akaduhuzenza. Igitumye mpaguruka si ugutanga ubuhamya bwiwe, ni ukubabwira igikomere dufite. Kandi icyo gikomere abantu baragerageza mwakitwomora, ariko akarusho Imana n'ijambo ryayo. Ubushize ejo bundi mu mezi ashize, hari umugore bahaye mu myaka ishize, sinzi iyo bari bamuhaye ngo ashireho Orita i Nairobi. Uwo mugore arabijyana ngo ashike kuri douane, baramufata kuri frontier aregata. Arahamagara bati nta telefone mfite za Orita bampaye.
batari ko uwo ridaseninde bati ni musaza wa mugabo w'umupasiteri uzubwiriza mu biri. Numva adresse barimo bashakiraho ngo ni umuntu uzubwiriza mu biri. Noneho mwari ko muza hano mukabwira batari ko soje tubwiriza mu biri. Ati none arwa gukomera. Byo nari mushaka ngo muze tuvuze induru gusa turire n'abana n'ababwiye ngo mureke turire. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri kandi mfite ibyo nishingikirijeho. Dawudi yaravuze ngo undi yagahinda Yonatani ngo kuko wankundaga urukundo rutangaje. Habe n'igihe Abuneri apfuye, Abuneri yari intwari yo kwa Dawidi. Abuneri yakoze kwa Sawuli, guverinoma irahinduka, arasura kandi abashinzwe amajoro no kwa Dawidi ku ngoma ya Dawidi. Ngo aje gupfa Dawidi aramurira. Kaneza yari Abuneri wacu, Kaneza yari kwa. Ndababwira ngo kurira urimo murambwira kubwiriza mu bireke. Niba ari ukubwiriza natsinzwe, ndatsinzwe kandi narimo numva ntazongera kubwiriza n'umubiri, ntazongera no kugira ikindi kintu mvuga. Narimo numva nihaye umuhigo wo guceceka no kutagira ikindi kintu uzambwira kuvuga, kuko Kaneza yatwakomeretse, twatonekanye, dufite igikomere. Ibyo byose ubu ndavuye kuvuga ni igikomere gikomeye. Kandi abenshi uvuga cyane cyane Bizimana wamukomerekeje, ni yewe nawe twamuherekeje. Bizimana hari muri 1998 mu ntambara zibaye, ajya kudushakira amafaranga ngo batugure ngo turebe uko twaba. Yarakoraga kandi niwe rumeze nka Kaneza agaceceka. Habe na Kaneza yajyaga kuvuga, Kaneza akobona turumbuye amaso atanuye izuba neza, niko Bizimana yarameze. Ngo mara turamuherekeza nawe rito turagenda dusezerana na Bizimana, nuko ntiyongeye kugaruka. Nitwe banyuma twamubo ngo agere ruguru hakurya, ahura n'umuntu akura n'imyenda, aravuga bati iyi myenda mugende muyishirire Mutabazi. Ati muyimuhe. Ntiyagaruka. Kaneza ejo bundi turi kumwe saa 4 z'ijoro, saa 3 akajya kuri kweto ahamagara Bisengo mukuru we kuri video turi kumwe. Ati frere, badamwita frere, bategeye kugura urukweto. Atase niye size ukunda, ararufilima ararureba akaza rumwereka kuri video. Twamuje turambwira bati se Kaneza reka Bisenga zigurire. Batoya bati mama reka mugururu rwiza, bateje boneza arumusigira. Yatubwiye gutyo kazaye n'ijoro, reka mugururu rwiza bazarumusigira. Bati n'uru rwanjye narwo zarumusigira, zarumu. Tumenye ibyo hatubwira, twagira ngo tuganire akaduseza, twagira ngo tuganire akaba distre kondo. None dufite ubukwe bw'umwana ejo kuwa gatandatu, umwana wazo rwose mu muryango wacu. Njyewe turanavukana, nyirakuru wose rwose ni Mushenge, avukana na data. Ubwo bukwe kandi nabwo ari ngombwa, nta kundi uzagenda. Ariko mu by'ukuri turabingize, ndabizi ko mufite ubushake, muze mubane natwe. Turatonekaye, turi mu gikombe kitatworoheye, tumweje. Sekamira aje gupfa kuwa gatanu, yaraje azanira 15,000. Arambwira ati gaya amafaranga uzaje gufatira Bisengo irembo ngizi nzoga uzakurikirana ubwo bwa Bisengo. Tuse kuranzanira inzoga zo kuja gukumugene kurajya hehe. Batoya nuko kubwiye bati cya kabiri ndetse tuzakwera Bisengo nkazingana. Ndaze mubwiye uko ntekereza. Batese zizava hehe, inka zanjye zirahari nizawe nizawe Bizimana. Urabizi ko ikibuga cyanjye ko turi batatu, Bizimana na Sekamiro nanjye, umuntu wese wagiraga ikibazo yari tayari niyo yagikemuraga. Si uko dusanzwe dukora.
ni uko tuzakomeza gukora. Kandi n'ise bikamara watanze itegeko aravuga ngo ndagiye mu Rwanda utabaze nk'izika zanjye n'izabisa Imana n'izawe zizakomeza kuba ikibuga kimwe, nuko ari uko uza bizahora. Kubera ko yatashye mu Rwanda asa naho arimo ahunga, arambwira bati sinabonaho nawe uzapfa. Ise yarapfuye atarapfa arantumiza ndaza arabandaga arambwira ngo nzabasigarane nzabashingire nzabarere, none ndezereza Imana arapfuye sinabona nawe aho uzapfa, ariko ntubishobora ngwino kujyana. Mama yarapfuye kandi turi kumwe nawe hari kuwa gatandatu mama araduhuzenza ko akaduhuzenza urida kuri we cyane na mama wacu Roda ngo nigire hepfo abaracikana. Ufite igikomere abana bajya baka ibivuze abana ntibabishiti bajya babiduhugura aba bana bajya batubwira bati ntimukaza kuvuga amateka ayo mateka mbwene mwere, ariko Roda agakunda amateka kandi akavuga ibyo tuziranyeho abana ntibabyumve dushaka ko tujya muri ibi katubwira bati ntibibagirwe muri iri jambo, bati ntibibagirwe ibyo byose cyane ibyo mateka, bati tujye imbere tujye mu iterambere. Ariko mu by'ukuri hatonekara nyine impamvu mwabonye Roda nanjye n'abana nyine ariko cyane na Roda ibyo byose tubiziranyeho na Roda. Abe na Edisa njye bamuhuje na Roda nabonye Edisa twahuriye ahantu Gitarama kera wabwiriza ndafashwa namubwira ngo nzaguza no mushiki wanjye mu bishuti, namufashije kugenda ajya muri Kenya barabonana babishuti baruhe dusa naho turekuranye na Edisa babana na Roda. Iyi ndirimbo muturirimbiye ni Roda wayitwigishije. Hari indirimbo ebyiri mwacu tuba turirimba, n'indirimbo twasigawe na data ijya ivuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, ijya ivuga ku manywa n'ikigoroba. Niyo ndirimbo niyo siroga yo mwacu. Hanyuma iyi ndirimbo yindi nayo Roda akayitwigisha ngo ni neza ndatuje, nguwe neza ndatunganiwe. Data Roda ndagushimiye ko ukomeye, ndagushimiye ko wunamutse, ndagushimiye ko udaheranwa n'agahinda, kandi dushimiye Kaneza. Kaneza turamushimiye, tuzahora tumushimira. Narimo mvuga ngo mu bana bose bishwa banjye, mu bana banjye ngaba bari hano, bakwe banjye n'abakwe bacu bose abagifite amahirwe yo kubyara bakabyara abana bazabita izina rya Kaneza, babite Kaneza, babite Kaneza. Namwe nimubyara abana banjye bishwa banjye mubite Kaneza, kuko mu by'ukuri Kaneza yarameze akakujya kwa Yosefu mwatubwirije ngo umugisha wa Yosefu ngo uzarenga ibihome by'inkingi. Kaneza yakoraga imirimo acecetse mu ibanga kandi ntashake ko abantu babivuga. Nawe ubwiwe yageze ubwo yiyanga ntiyiteho, yari afite ubushobozi pe ariko ntibana ibikorwa bya Kaneza bifatika runaka yakoze, ahubwo ibyo bikorwa byose mbere yuko bigera ibyiwe twebwe yabanje kuduha ibyo bikorwa. Ejo bundi umwaka ushize hirya naje kumureba nza nanyagiwe, washike ngeze mu nzu ikota itari inambura, bati muyomba ambura iryo kote ryari ryatose, araritera ipasi, bati nditeye ipasi, bati ariko ningaruka, bati ningaruka muyomba nzakugurira imodoka. Avugana n'abana, niwe wahamagaye mukuru w'ibisego na mama we n'abana. Muri ubu bukwe mwabonye ko bampaye impano y'imodoka. Uyu ni Kaneza asohoje ibyo yavuze. Kaneza nubwo yadutunguye ariko twasubije amaso inyuma dusanga yaradusezeye, twaganiriye dusanga yaradusezeye. Umwana washize kubotse kuwa kane kuwa gatanu ubukwe bukaba ku cyumweru ahita yirukanka muri izi ngo z'abana bari bashatse bose. Yageze kwa Minyone afata Minyone yari yamuhaye inka, arafata aramusezera akajya aramugaburira. Ubwo Minyone kuwa gatanu yashatse, Minyone yarashatse kuwa gatandatu ku cyumweru Kaneza ajya kwa Sore, abantu bose agenda tugenda. Kandi
akanya gato akajya afata n'iminota 10 akabara gusagera kwa runaka na runaka na runaka na runaka, byose agenda byose kaneza, n'abana bashatse bose agenda abageraho. Yageze mu ngo zabo, yavuze ijambo wa munsi yari ubukwe, nibwo nabitekereje mbona ko yaduseze. Yaravuze bati najyanye bano bana bafite imyaka 9 ndabarera barakura, none ndabashingisha Imana. Ati muryango bamanyana yacu reka byite gutyo, niko yaravuze. Reka byite gutyo, nubwo ari musaza wabo ko n'abana banyu bamanyana yacu, nareze bano bana muzanderera bano bakobwa neza, uko nabareze ko nabatoje muzabarere neza. Yari basa nkaho ari muri hano kaneza, twatonekaye yasaga naho ari muri hano, arabashikiriza, arabatanga, arabagabira, arabagenzereza. Amaze kubagenzereza byose kaneza avuga iryo jambo, urupfu muri abantu b'agaciro, ko muratuma tujya kuvuga. Ariko mu mihigo twari dufite, njyewe personnellement, nuko nari nihaye umuhigo wo kurira kaneza nk'intwari iminsi 40, kandi buri munsi karira iminsi 40 muririre. Nyuma yo kumuririra nuko nzabone ushimira Imana, avuga ngo Mana warakoze kuduha kaneza, none mwagize neza. Ndagira ngo tubasabe n'ubundi muzaze kenshi, dufite igikomere, muzaze kenshi hamwe n'ijambo rimo mutubwira bizatwomora. Murakoze cyane, kandi murakoze kutwihanganira no kuri ijambo, ko turapfa guhaguruka turasa n'abahamutse, umuntu agahaguruka aho yishakiye batashyize kuri gahunda. Niduhaguruka tutadushize kuri gahunda nabyo mubyihanganire, nacyo ni ikindi gikomeye. Murakoze mwese mwadutabaye, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza tubashimire kugeza igihe tuzatandukanywa nawe. Bana mukomere, kandi bijya mwaraye muvuze nanjye byankomeje. Kaneza ntacyo atakoze yagombaga gukora. Bisego ndagushimiye nawe murame rw'abantu mutinyuka ejo bundi ugafata ijambo. Njyewe narimo nja kurifata kumva mfite isoni. Urupfu mwari muzi ko ruza rutera isoni, narimo numva mfite isoni, kandi sinshake ko munandeba, sinashaka no munandeba. Twicaraga muri salo ngatinya abantu biruka nkajya mu cyuma nkaja kuborogerayo kumva mfite isoni. Ariko mbona bisengo isoni we azimazwe n'iki kugira ngo aje kuvuga ngo amagambo murimo mutubwira ngo yadukozeho. Ndimubwira ngo ko muratera gusa, ariko ntacyahaba. Kumva mfite isoni nkuriye naje nyine ibyo zose biri inyuma, ariko isoni ntazi tumaze. Murimo muratumara isoni, mukomeze muze mubane natwe. Yesu abamugisha. Imitima yabo yubakike. Turasabye ngo muri uyu muryango habe bihumure Mwami, turasabye ngo bahihumure impande zose. Turasabye ngo abana babo Mwami baramire kubona Imana, baramire gukora imirimo myiza no gukorera Imana. Turasabye ngo ihumure ryawe riri muri uyu muryango, ubahumurize guhera ku bato kugera ku bakuru. Ayi Uwiteka Imana ishobora byose, abari muri iki gihugu n'abari kure, umuryango wa Kaneza uhumurize Mwami. Uwiteka Imana turabizi kugira imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima. Niyo mpamvu umuntu yumva ijambo ryawe yarahungabanye kongera kubakika. Tugushimiye ijambo ryawe ryavugiwe aha Mwami, bakongera bagahumurika bakabona imbaraga zo guhagarara no kuvuga. Turasabye ngo iryo humure rikomeze rigwire mu mitima yabo, komeze ubiyereke Mwami. Uru rupfu bakomeze babona ukuboko kwawe gukomeye, kuko urupfu rw'umukiranutsi, abakiranutsi niyo barasinzira. Turasabye ngo Uwiteka Imana igira imbaraga, Imana igira ihumure. Turasabye ngo uyobore imitima yabo Mwami, barinde gufata ingamba zikakaye, barinde kukwivumurira Mwami. Niwe wamuremye, yambuye ukuboko kwawe, hamwe n'uwabasha kuguhina. Niyo mpamvu tugusabye ngo ihumure ryawe ribe mu mitima yabo iteka, kugirwa neza n'imbabazi ntibikabaveho. Amahoro yabo akomeza kwire mu mitima yabo, abari hafi n'abari kure. Turasabye ngo ukuboko kw'Imana gukomeye kubafate, kubakomeze, kandi ihumure ryawe rikomeze kuvugira mu mitima yabo iteka. Turagushimiye kuko uri Imana yacu, turagushimiye kubwo abo bagaragu bawe bahumurije ubu bwoko, turagushimiye ko bagabije ijambo ryawe, turagushimiye ko bazakomeza kurigabura, turagushimiye ku bintu byose birimo gukoreka aha. Habwo Mwami wanjye, habwo aba bantu bakomeza guhungabana duhari, niyo mpamvu twababaye hafi. Ariko turagusabye ngo kubera ko wowe turuta kandi ufite ijambo rikomeye, abari bahumuriza cyane.
ndagushimiye kubw'uyu mwanya bikomeza kuvugirwa aha, indirimbo ziharirimbirwa, amagambo yose ahavugirwa yose aba amagambo y'ihumure n'indirimbo z'ihumure. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen.